Abakobwa benshi usanga bakunze guhangayikira igihe bazakorera ubukwe bigatuma bakora iyo bwabaga ngo abasore bakundana babashaka nyamara rimwe na rimwe nibikunde. Bitewe n'impamvu zitandukanye, ubundi abahanga mu rukundo bavuga ko umusore afata umwanzuro wo kuba yashinga urugo bitewe nuko yumva igihe kigeze, ngo ndetse mu gufata uwo mwanzuro nago yita cyane ku kumara igihe ngarakundana n'uyu, ngo ahubwo hari igihe bimuzamo ari nabwo akimenyana n'umukobwa. Aha ni hahandi usanga abantu bibaza bati uzi ko aba bakundanye ukwezi kumwe gusa. Birashoboka cyane rwose, kuko umusore akenshi na kenshi ariwe wiyumvamo ko igihe kigeze kashinga urugo, mu gihe umukobwa we ategereza ko umusore amusaba ko yamubera umufasha. Nge ni Diane Mahirwe, muri aka kanya ndagira ngo tugaruke ku bintu wowe mukobwa byagufasha bigatuma wa musore wifuza uhora ubona mu nzozi zawe yakugira umugore. Ngibi rero ibintu 15 byafasha umukobwa wifuza kuba w'igikundiro ko mukunzi we akabasha kunogera no kwishimirwa n'umusore bakundana ku buryo amwifuzaho kuba yamubera umufasha. Icyambere rero cyagufasha ni ikingiki: gerageza kugaragara neza uko ushoboye kose. Abasore burya bakururwa cyane n'ibigaragara, kandi aba yumva yaterwa ishema no kugira umukunzi ugaragara neza, umwe azahura nawe ari kumwe n'inshuti ze nagira ipfunwe ryo kuziratira ko ari we mwamikazi w'umutima we. Yiteho kandi ugaragaze isuku nk'umwari ubikwiye koko, aho unyura abone ko uhanyurana umucyo. Ikindi kintu cya kabiri kindi cyagufasha we mukobwa ni ikingiki: hora iteka ufite impumuro nziza. Abasore burya nubwo atari ko bose bakunda kwitera imibavu, ariko burya bakunda cyane umukobwa uhumura neza, umwe umusuhuza akamuhobera, bamara gutandukana akumva aracyumva impumuro ye. Nk'inkumi ni byiza ko uzajya uzirikana kujya imbere ye cyangwa guhura nawe wikozeho rwose impumuro imeze neza. Uzasanga iteka yifuza kuba kumwe nawe, kandi nimutandukana ntuzigera umuva mu bitekerezo. Ikindi kintu cya gatatu kindi nacyo cyagufasha ni ikingiki: irinde kumuhoza ku nkeke no kumugaya buri gihe. Aha munyumve neza mwankumi mwe, sinshaka kuvuga ko umukunzi wawe natakwitaho nakora amafuti cyangwa ikindi kidahwitse utazamugaya, ahubwo icyo nshaka kuvuga hano nuko uzabikorana ubwenge. Wowe uhera ku byiza bye ukajya umushima, noneho ibyo atakoraga neza akabikora neza, noneho agira ngo ashimwe aho kubikora ko wamutunganyije. Urugero hano nabaha: egera umukunzi wawe niba wenda akunda inzoga cyane, umubwira uti utarikora turi umusore mwiza, nkunda uburyo ugira umurava nubwo akenshi uteshuka kubera inzoga. Nkubwije ukuri ko natanagira icyo abivugaho azaba aritaye mu gutwi, kandi azumva ko akwiriye kuba yazireka kugira ngo umushime. Ikindi kintu cya kane kindi nacyo cyagufasha we mukobwa ni ikingiki: mukunde kandi ubyerekane. Muri iki gihe usanga abantu benshi bavuga ngo urukundo rw'ubu nta kigenda, ngo abakobwa b'ubu baratendeka n'ibindi nk'ibyo. Wowe rero mwereke ko ufite itandukaniro ryawe n'abandi, wikwitwararika ngo wumve ko yazakureka ugaseba, ahubwo mukunde, umuteteshe, umwereke ko ufite ishema rye mu bandi, uzaba ari bwuharaniye ko atarota akureka. Nibikora neza azumva ko naho yagusiga ajya, kandi yumve ko ntacyo yakuburanye yabajya gushaka. Icya gatanu kindi ni ikingiki: ikunde wowe ubwawe. Nugakunde kubwira umukunzi wawe bibi wibonaho ngo mubaze ngo ariko ubu kuba narabyibushye cyane nibikubangamira, nsigaye naka ukuntu ngana, nsigaye narabaye igikara. None se numara kumwereka ko wowe ubwawe utikunze kandi utifitiye icyizere, ni uzakikugirira? Sigaho wiba umupfapfa, wowe wabyibuha wananuka, uruhu rwawe rwahinduka, mwereke ko ukifitiye icyizere, kandi wirinde kumwereka ko ibyo uzi nk'inenge kuri wowe, kuko ushobora gutuma ahita ashishoza akanabaza abandi bamuvugira mu matwi, ugasanga urisenyeye pe. Ikindi cya gatandatu rero ni ikingiki: irinde gutuma afuha kandi umurwanira ishyaka. Kuba waba udaca inyuma umukunzi wawe ntibihagije, ukwiye no gukora ibishoboka ngo atagukeka akaba yagufuhira. Niba gukunda yumva ko uri umukobwa n'abandi basore bifuza nk'uko nawe byagenze bityo, akumva ko isaha n'isaha bagutwara. Uko umusore agukunda cyane niko arushaho kumva afite impungenge, kuko aba yumva ufite agaciro gahambaye buri wese ukureba akubonamo. Kora ibishoboka byose rero ugabanye urukururano n'abandi basore, ugabanye gutaha amajoro cyane no kugira gahunda zidasobanutse kandi utazimubwiye. Mbese ukora ibishoboka byose ye kujya ahagarika umutima ko hari abandi mufitanye umubano wihariye.
Ikindi kintu rero ni iki ngiki, kunda inshuti ze. Niba umusore mukundana afite abasore bagenzi be ubona ko ari inshuti magara, ibuka ko bafite ibyo bahuriyeho kandi bashobora kuba baramugiriye inama igihe yafataga umwanzuro wo kugusaba urukundo. Wihita uhubuka ngo werekane ko inshuti ze ntaho uhuriye nazo, ahubwo ereka umukunzi wawe ko wubaha kandi ukunda inshuti ze. Ubigiriye we bizatuma arushaho kugira ishema kandi n'ikibazo mwagirana cyose za nshuti ze zakuvugira neza ku mukunzi wawe. Igihe cyose waba warazisanzuyeho ukazereka koko uri umukobwa w'umutima. Ikindi kintu cya munani ni iki ngiki, mwereka ko uzi guteka kandi wifuza kuzajya umutekera. Iki ni ikintu abakobwa badaha agaciro cyane, ariko mbabwije ukuri, burya umusore wese ahava akagera akunda umukobwa uzi guteka. Akunda kuba yazagera aho atekerwa n'umugore we, mbese ni ibintu bashyira imbere cyane. Nubwo mwaba mutarabana rero, ntuzakora ikosa ryo kwakiriza umukunzi wawe ibiryo byatetswe n'umukozi. Nibiba ngombwa jya ureka abanza hagere maze ushyashyane vuba umutekere. Ibyo bihita bituma mu mutwe we atangira kwitekerezaho nk'igihe waba umutekera mu bana. Aha n'abagore bumvireho, mbere yo kwibaza impamvu umugabo wawe yaryamana n'umukozi, banza wibaza impamvu buri gihe yajya yakirwa n'umukozi ku meza. Yego ntiwareka akazi, ariko kandi igihe utakoze ntuzigere uha umwanya umukozi ngo ateke. Kandi no mu gihe cy'akazi nabwo jya wegera umugabo wawe umubaze uti uyu munsi tugutekera iki mugabo mwiza. Ubimubaza azumva ko nubwo byatekwa n'umukozi aba yabibwirijwe na mabuja. Ikindi kintu cya 9 ni iki ngiki, mukunde nk'ufite uwo murushanwa. Bajye bavuga ngo abagore n'abakobwa bagira inzaratsi. Ibyo nanjye ndabyemera ko zibaho, ariko izo nemera si ibyo byatsi n'ibipfuye amaso bindi nazi. Inzaratsi ni ugukunda umukunzi wawe nk'ufite uwo murushanwa, ukamugenera impano, ukajya umukorera utuntu mbese wumva ko nta wundi wabasha kutumukorera. Ubu umwifatiye rwose aragenda agatwarwa n'umutima wawe, ukawigarurira wose uko wakabaye. Ikindi kintu cya 10 rero kindi ni iki ngiki, menya kumutetesha. Gutetesha burya bibaho mu buryo bwinshi. Ni byiza kuzirikana ko gushima ibyiza biri ku mukunzi wawe ari ingenzi cyane. Ahita yumva ko ari ahantu akunzwe, ashimwa, ntacyo yahanganya. Umwereke ko umuha agaciro kandi ko ari ingenzi cyane kuri wowe. Umwereke ko akurutira byose kandi umurutisha bose. Umwite utuzina tuzatuma koko yiyumva nk'udasanzwe kuri wowe. Ikindi rero cya 11 nacyo ni iki ngiki, mwereke ko umufuhira. Iyo tuvuze gufuha tuba tuvuze gukabya. Niba rero umukunzi wa mukunda, ibuka ko nyine hari n'izindi nkumi zitabarika zimwifuza. Umwereke ko ubizi ko ari mwiza kandi akurura abandi bakobwa. Umwereke ko wababazwa no kumubona akundana n'undi, mbese yumve ko nawe uzi ko afite igikundiro, atari imbere yawe gusa ahubwo n'imbere y'abandi bakobwa. Ikindi kintu rero ni iki ngiki, kora uko ushoboye yumve nk'umugabo uhamye. Burya abasore niyo baba batarashaka baba bifuza kwitwa abagabo. Niba umukunzi wawe mutarabana, hari uburyo wajya umwereka ko ari umugabo kandi ntacyabura ngo abe umugabo nyawe, nubwo igihe cyo kubana cyaba kitaragera. Mwite papa w'abana uzabyara, nimugirana gahunda umubwire uti mugabo niwe ufata umwanzuro mu rugo. Nimuba muri kuganira umubwire uti mbona uzambera umugabo w'igitangaza. Ibyo byose bigenda bituma yiyumva nk'uwarangije kuba umugabo wawe kandi akumva ko akwiye kubiharanira kugera abigezeho. Ikindi kintu cya 13 ni iki ngiki, tangira umubera umufasha. Iyo umusore afashe icyemezo cyo gushaka, aba yifuza umufasha bazashyira hamwe bagafatanya gukorera urugo, akamubera umujyanama, akamubera umuterankunga mu bitekerezo n'ibindi nk'ibyo. N'ubundi rero mukobwa, nubwo mwaba mutarabana, birahagije kuba mukundana ngo ujye ubasha kumwunganira inama, ujye ubasha kumwungura inama. Niba uzi ko arimo gutegura umushinga runaka, ushaka uburyo bwose wamwungura ibitekerezo, nugira aho ubona ikiraka cyangwa ikindi cyamugirira akamaro, umurangire, mbese umwereke ko ushishikajwe cyane n'iterambere rye. Ikindi kintu cya 14 kinabanziriza icyanyuma ni iki kigerageza kwiteza imbere no kwita ku buzima bwawe bw'ahazaza. Ereka umukunzi wawe ko ushoboye. Niba ufite akazi ugakore neza, niba uri umunyeshuri wige neza ukizeho umwete, kandi niba utanafite akazi umukobwa w'imishinga, ku buryo ubushake bwawe
anabishoboye yagutera inkunga. Niba ufite akazi wikwemera ko buri gihe ari uzajya wishyura buri gihe uko mwasohokanye, fata igihe nawe wishyure, umwereke ko uri umukobwa wihagazeho kandi wabasha kwirwanaho, atari nka babandi iteka bumva ko umusore cyangwa umugabo ari we wakwishyura buri gihe ibyo bariye, aho basohokeye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibi bizamwereka ko ni mu bana atazita ku rugo wenyine, kandi binamuhumurize ko utari muri babandi bita abakuzi b'ibyinyo. Icya 15 rero ari nacyo twasoreza we mukobwa cyagufasha ko wa musore wifuza yakubera umugabo, ni iki ngiki: muha umwanya wimucungacunga cyane. Burya abahungu nibakunda kwerekwa n'abakunzi babo ko babacungacunga buri kantu, muherera umwanya n'ubwisanzuru, ureke yiyumve mu bwigenge no kwifatira ibyemezo, bityo azanomva ko akwiriye kubikubahira no kwitwara neza, abikore kuko ari ngombwa, atari ukubikora kuko wamucungacunze. Ngira nguko rero we mukobwa, ngibyo ibintu bigera kuri 15 byagufasha bigatuma umusore mukundana cyangwa wifuza uhora urota mu nzozi zawe yakugira umugore. Iyi ni Story House, nge ni Diane Mahirwe, kanda subscribe tuyo dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane.